Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu. Kuri uyu munsi data duhaye, ntako bisa ko twunguka kumenya Imana, ariko kandi tukimenya. Tuvumbura ishusho yacu yuzuye mu Mana. Ikintu cyose kigira ishusho yacyo, kibona ishusho yacyo mu iforomo, aho kiremwa, aho gikurwa. Ishusho yacu y'ukuri ibonwa aho twakomotse, tuyibonera aho twakomotse ariho mu Mana. Higeze kubaho igihe aho ishusho y'umuntu yangiritse burundu muri Adamu, ndetse n'abamukomotseho bose baza batakimenya, batakisobanukiwe. Yesu Kristo mu murimo yakoze wari uwo gusana, to restore, nicyo nshaka kuvuga, kongera gusubiza ibintu byose muri original state, uko ibintu byose byari bikwiye kuba. Buri icyo ni nacyo gisobanuro cya soteria, agakiza. Agakiza bivuze soteria, salvation. Soteria bikavuga ngo is to restore something into its original state. Ni ugufata ikintu ukagisubiza mu mwanya, mu ishusho yacyo nyacyo, mbere y'uko cyangirika, mu ishusho y'ukuri yacyo. Reka mbahe urugero. Iyo umuntu arwaye ntabwo aba ari muri original state ye, ntabwo aba ameze neza. Iyo umuganga amuvuye agakira, mbese reka mvuge ngo umuganga aba ashaka kumusubiza mu buzima buzira umuze, aba ari kurwana no kuba yamusubiza mu mwanya waho asubirana ubuzima buzira umuze. So iyo arembye cyangwa arwaye ntabwo aba ameze neza, ntabwo aba ariyo shusho y'ukuri ye. Ariko iyo avuwe agasubizwa mu buzima yumva ameze neza, niyo shusho ye, aba yumva ameze neza, iyo niyo shusho ye nziza. Ubundi ni muri urwo rwego soteria isobanurwa, cyangwa agakiza gasobanurwa nk'umuganga waje kuvura abarwayi ngo abasubize muri état normal, mu gihe aho bameze neza. Ubundi icyo nicyo gisobanuro cy'agakiza. Agakiza ubundi ntabwo kabonerwa mu buryo bw'ubucamanza n'imanza n'urukiko. Iyo shusho siyo. Ishusho y'ukuri nuko ni restauration, ni ugusana, ni ukongera gusubiza ubumuntu bwuzuye, kuvanwa ibuzimu uzanwa ubumuntu, cyangwa se gukurwa mu mwijima uzanwa mu mucyo. Ishusho y'agakiza nuko imeze kandi nuko iteye. Icyo rero nicyo tubona, yuko ishusho yacu y'ukuri tuyibona iri restore, isubizwa mu mwimerere wayo muri Yesu Kristo. So nicyo gituma agakiza kabonerwa muri Yesu. Ubundi gasobanuye ko uwe Yesu Kristo uwo mubona niwe shusho y'uko dukwiye kuba dusa, kandi nawe shusho y'uko dusa kugeza ubu mu maso y'Imana. Iyo rero Yesu tumubonye gutyo ko ari we shusho y'uko dusa by'ukuri, ariko kandi akaba n'ishusho y'Imana itagaragara, icyo kintu nicyo cyitwa agakiza. Ndagira ngo nsobanure ngo nacyo gisobanuro cy'igitambo cya Kristo cy'ukuri. Buri igitambo cya Kristo cy'ukuri cyabonetse muri incarnation, uko tubwirwa ngo mu Baheburayo ngo ibyo bitambo sibyo byari intego y'Imana, ahubwo yanyiteguriye umubiri. Si ugushaka ko Imana kwari kumwitegurira umubiri. Ibyo bintu, icyo gisobanuro cy'uko yamwiteguriye umubiri ni incarnation, ni igihe jambo yambaye umubiri. Naho jambo kwambara umubiri hari ikintu yashakaga guhishura, yashaka kutwereka cyangwa kutumenyesha. Icyo yashaka kutumenyesha, icya mbere cyari ukutubwira ngo ibitambo ntibyari igitekerezo cy'Imana, ahubwo igitekerezo cy'Imana cyari ubusabane bw'umuntu n'Imana bahuriye mu muntu umwe ari we witwa Kristo. Kuboneka kwa Yesu rero kwari ugukuraho igitekerezo cyose cy'ibitambo. Nanone igitambo cya Kristo kigasobanurwa gutya biciye muri incarnation, mu kuvuka agahinduka umuntu agasa natwe, byahishuye neza Imana iyo ariyo muri Kristo, ibihishura neza icyo umuntu ari cyo muri Kristo. So muri Kristo Yesu ririya hishurirwa tubona muri Yesu, tubonamo muntu Mana. So tubonamo ishusho y'Imana, tukabona n'ishusho y'umuntu. So twibonamo nyamara tukabonamo n'Imana. Uwo mwuzu, icyo nicyo
gisobanuro cy'igitambo cya Kristo. Si igitambo cya Kristo ntabwo ari igitambo ukurikijwe ibitambo byatambwaga abakera babyumvaga, ahubwo cyari uburyo, cyari igihishura. Kuki mvuze gutyo? Ndagira ngo nanone ngisobanure ucyumve neza. Mu gutamba ibitambo abantu batambaga, babikoraga bafite intego yo kugira ngo bagirane ubusabane n'Imana. Babikoraga bagira ngo niba hari ikintu cyabatandukanyaga nayo, igitambo kibabereye umuyoboro, medium, cyangwa se nk'ikiru batanze gituma ishusho n'ubusabane bwangiritse bwongere gusanwa. Urumva niyo yari intego mu bitambo batambaga. Noneho Yesu iyo tubonye ko yahindutse igitambo, uburyo yahindutse igitambo muri make yasubije, yakemuye cya kibazo abantu bari bafite n'icyifuzo bari bafite ku rwego ndengakamere. Niba baratambaga ibitambo kugira ngo bagire barestora ubusabane bwabo n'Imana, bagarura ubusabane bwabo n'Imana, bababarirwe, Yesu kwambara umubiri cyari igisubizo, cyari n'igitambo muri iyo sanse yuko uhereye none data n'umuntu bahuriye muri Kristo, kuko ni muntu Mana. Si umuntu n'Imana habayeho ubwiyunge. Ubu bwiyunge bubereye muri Kristo Yesu. So ahindutse igitambo muri iyo sanse yuko ntabwo icyo abantu bifuzaga kongera kubona ubusabane n'Imana biciye muri ibyo batanga, noneho igitambo cy'ukuri kirabonetse, aho ubwiyunge bw'umuntu n'Imana budashakirwa ahandi, ahubwo muri we bwuzuye, muri we busohojwe, muri we buhari. Uri kubibona? So ni nk'ubwo buryo yabaye igitambo gikwiriye. Si mu bundi buryo, nuko yarestoye, yashyizeho icyo cyari icyifuzo cy'umuntu, ariko kandi ari icyifuzo cya data nawe ubwe, ngo umuntu n'Imana bagumane mu busabane. So Yesu yabaye icyo cyungo gikuraho ubwoko bwose bw'ibitambo byatambwaga mbere y'icyo gihe, byo gushakisha kugera achievement, kugera ku gusabana n'Imana biturutse muri effort n'imbaraga za muntu. Yesu yabisohoje ubwo yambaraga umubiri, akatwambara azanye n'Imana. Si ubumana n'ubumuntu burahura muri Kristo. Nguko uko yatubereye igitambo. Nguko uko yatubereye igitambo. Si cyo turi kubona, twagiye tubona nuko mu isezerano rya kera hari uburyo babikoraga, nyamara bitarimo ishusho yuzuye y'icyo Imana yatekerezaga, ahubwo hari ibyo batambaga bakurikije uko babitekereza n'uko babyumva. Twabonye rero byinshi bitandukanye. Ubushize twabonye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya avuga muri 7:22 ngo kuko navuganye na basogokuruza, cyangwa ngo mbategeke ibyo bitambo byoswa n'amaturo, wa munsi nabavanaga mu gihugu cy'Egiputa. So twasoje tubona yuko Imana itigeze yivugira ngo sinigeze mbabwira iby'ibitambo, sinigeze mbibamenyesha, ubwo nabakuraga muri Egiputa, nabafataga ukuboko mbakura mu gihugu cyo muri Egiputa. Ubwo Imana iri kuvuga ngo kuva bava muri Egiputa sinjye wabategetse iby'ibitambo. Icyakora Abisirayeli barabitambye. Ukibaza babikuye he? Ushobora kubyumva babikuye aho muri Egiputa, ko muri Egiputa hari ibitambo, hari abatambyi batambiraga ibigirwamana by'uburyo bwose, byari bisanzwe bikorwa mu isi ya gipagani. Ntabwo cyari ikintu gishya ku Bisirayeli. Bamaze imyaka 430. Ibaze nawe fata akanya ugitekerezeho. Uramutse ugiye ugasuhuka ahantu ukahamara imyaka 430, ubwo bivuze ngo haje amagenerasiyo atandukanye. Abambere bavuyeho, haza abandi mu gihugu runaka. Byanga bikunda habaho kwivanga ku muco. Byanga bikunda niba mwiga n'urwo rurimi rw'abo bantu. Byanga bikunda hari ibintu byabo, gushyingirana, kubana, guhahirana, ibyo bintu birakorwa. Ibyo bintu byabaye mu myaka 430 byafekse Abisirayeli, ku buryo ibintu byinshi batangiye gukora byari bishingiye ku byo bavomye
aho muri icyo gihugu bamaze imyaka 430. ubundi cyo ubwacyo ni logique, ni ibintu wahita wumva. Ntushaka kubahana imyaka 430 ngo ntugire uko wanduzwa ikirere cyaho hantu. Iki cyabaye ku Bisirayeli rero. Imana iciye muri Yeremiya kuvuga 7:22 ngo ibafata ukuboko ibakura muri Egiputa, ntabwo ariyo yabategetse by'ibitambo. Naho ninjiye rero mu kindi gisobanuro cyangwa ikindi nshaka gusobanura. None niba Imana itarabategetse ibi bitambo, babikuye byaje gute? Byinjiye gute? Aha ndagira ngo uhumve neza. Byinjiye gute? Byakomotse he? Byaje gute? Ndagira ngo dusome muri Matayo turebe icyo Yesu abivugaho. Mu gitabo cya Matayo igice cya 19 ndasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Iki gice ndi busome ni sample, ni ishusho gusa yindi mirongo myinshi itandukanye n'ubundi vuga bimwe twagiye twumva na Kristo Yesu wenyine. Matayo igice cya 19 umurongo wa mbere kuza ku wa 8 hagira ati, Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Savuye i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira, abakirizayo, abafarisayo baza ahari, baramuhamagara, baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Hano ni ibijyanye no gusenda. Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyaba remye mbere yaremye umugabo n'umugore? Ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramusubiza bati, niba ari uko, niki cyatumye Mose ategeka ko? Aho humve neza, niba ari uko ibyo wowe Yesu uvuze niba ari ukuri, none se kubera iki Mose yategetse ko? Nange iryo jambo rifamiya turaza kurisobanura mu byumve. Uko abantu bavuga bati, se niba ushatse kuvuga ibyo, kuki mwisezerano, kuki Mose yatubwiye ngo, kuki Mose yatambye ibitambo, kuki Mose? Nicyo Yesu agiye kutubwira. Iki kibazo bari bafite ni nk'ibyo natwe twaba dufite. Baramubaza bati, niba ari uko, niki cyatumye Mose ategeka ko amagambo umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Bamubajije ikibazo bati, Mose wacu yaravuze ngo. Ubwo Yesu niwe wavugaga, bo bari kuvuga ngo Mose yaravuze ngo. Arabasubiza ati, nibwira ko iki cyabakubise mu mutima, cyabababaje, nuko hari na benshi bashobora gukomeretswa nabyo n'ubu ngubu. Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu nangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Very interesting. Mfashe icyo gice ngo nguhe ishusho rusange. Well, inkuru nziza n'uko aya magambo ari aya Yesu. Ndagira ngo kizafate mu mutima wawe yuko bitaturutse mu kanwa ka Mose ko gushaka gutekereza yuko hari aho wamugereranya na Yesu. Mose ubwe yaravuze ngo mu buhanuzi bwe ajya gusoza umurimo we ngo, ndabizi neza ko Imana izabahagurukiza undi muhanuzi umeze nkanjye. Numva yavugaga
mu rwego rw'ubuhanuzi hari undi uzaza. uzi iyo umuntu ari kuvuga ngo izabahagurukiriza undi muhanuzi, ndagira ngo mwumve kontekste y'isezerano rya kera ryose ririmo abahanuzi, ibyahanuwe, zaburi, ibyo bintu byose byanditswe byarimo bivuga ikintu kimwe. Turi hano gutegurira no kumenyekanisha ko hanyuma yacu hazaza umuntu bari bamuzi nka Mesiya. Nta muhanuzi wo mu isezerano rya kera wigeze wigereranya na Mesiya, ahubwo bose bavugaga ko hari uzaza. Ni twebwe tutarabyumva gutyo ngo tubazane tubashyire mu gatebo kamwe, nitwe tubashyira ku rwego rumwe, ariko n'ubumva ntibigeze bo bigereranya nk'uko twebwe dushaka kubagereranya. Bareberaga kuri by'umukiza Yesu nabo bakishima, bakumva twebwe turimo duhanuraho ibice turi kuvugaho duke, ariko hazaza umuntu. Ubwo ni gushaka kuvuga ngo Mose ntiyigeze yigereranya n'ishurirwa yabonye kuri Yesu, nta n'umwe wigeze abigereranya. Ni twebwe dushaka kubigereranya no kubihuza, nyamara rimwe na rimwe duhuza ibidakwiye guhuzwa. Kristo Yesu ari muri classe ye yihariye, ntiwamugereranya n'abahanuzi. Abahanuzi batigeze bahindura icyaha cya Adamu, abahanuzi batigeze bahindura ikibi Adamu yateye mu isi, badafite icyo bahinduye ku ngaruka zatewe n'icyaha cy'umuntu umwe. Umuntu umwe Adamu bose yari abazinzi, including ushyizemo n'abahanuzi bose. Ni Yesu wenyine waje nka Adamu wundi waje akakuraho burundu ibya Adamu wa mbere. Uwo ntumugereranya rero. Ndagira ngo wumve iki. Mbere yuko Yesu anaza haje umuhanuzi wa nyuma. Uwo muhanuzi yitwaga Yohana Umubatiza. Yaje ngo mu mwuka wa Eliya, nawe ubwe mu gukomera kwe kose yari afite ntiyigeze yigereranya na Yesu, ahubwo yaravuze ngo ngenda babatirisha amazi, nimunanyitiranye nge ndijwi ry'urangurura mu butayu, si njyewe uwo mucyo, nge mvuga iby'uwo mucyo. Ntiyigeze yita umucyo, yavuze ko we avuga iby'uwo mucyo. Aranje aravuga ngo nge ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko inyuma yanjye hazaza undi uzababatirisha umuriro n'umwuka. Aravuga ngo ndetse ntibinkwiriye ko njyewe mfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Arimo avuga ati niba mushaka kungereranya, ndi ku rwego rwaho ntafungura n'ubushumi bw'inkweto z'uyu nguyu uzaza. Ubwo ni kubereka mu ruhererekane rwose bw'abahanuzi bavugaga bimwe, bavugaga ibyo dukora byose, ariko harundi uzaza, waba ari we muzatega amatwi. So hano dufite rero Yesu uhagaze hagati mu bafarisayo. Yesu uhagaze hagati mu bafarisayo bahindutse abigisha amategeko n'abiyitaga abigishwa ba Mose, ariko Mose bamwumvishije nabi. Uwo Mose ntiyigeze we yigereranya na Yesu wari kuzaza, ariko ababigishwa be bitwa abafarisayo bamwumvishije nabi Mose, batangira kumva ko icyo Mose yavuze kiri absolute, kirenze ku buryo niyo Yesu yagira icyo avuga, ahubwo ibya Yesu bisuzuguritse ugereranyije n'ibyo Mose yavuze. Icyo kibazo ndagira ngo mukirebe kugira ngo utazagwa mu mutego umwe n'uwo. Utazagwa mu mutego umwe n'uwo, kuko Yohana yiyitaga ngo integuza y'umwami Yesu. Yari integuza, yari ijwi, yari trompete, yari impanda ivuga harundi ugiye kuza, harundi ugiye kuza. Kimwe n'abandi bahanuzi bari bameze nk'impanda zivuga kubwo wari ugiye kuza. Ni amakosa twe dufite muri izi generasiyo,
gushaka gufata Yesu ngo tumugereranye n'abahanuzi bose, mu gihe ubwabo bahamya yuko ntaho bahuriye nawe. Ndagira ngo ikibanza ucyumve kandi kinonosoke mu mutima wawe. Nunasoma winterprete ibyanditswe utazajya uvuga ngo Mose yabivuzeho hanyuma na Yesu abivugaho nk'aho uri kubazana ku rwego rumwe. Mbese menya ibyo uri kuvuga na kategori y'abantu uri kuvuga hano. Ni ikintu cy'ingenzi kino ko ucyumva. Ni ngombwa ngo ucyumve. Mbere yuko noneho twumva uburemere bw'ibyo Yesu avuga n'icyo avuga kuri Mose, ni ngombwa kubanza kumva ibyo. Abafarisayo ntibabyumvaga, ndabikwibutsa. Ntibemeraga ko Yesu afite umwihariko wamutandukanya n'abandi bahanuzi. Umunsi umwe hari umugore, urwo ni urundi rugero, yaje ahura na Yesu mu gice cya 4 cya Yohana. Yesu ahuye nawe, uwo mugore yari umusamariya. Samariya hari amajyaruguru ya Isiraheli. Ubwo wari umurwa mukuru wa Isiraheli. Mvuze umurwa mukuru wa Isiraheli kubera ko Isiraheli yacitsemo ibice bibiri ku ngoma y'umugabo witwaga Rehobowamu, umuhungu wa Salomo. Salomo yagiraga umuhungu wiswe Rehobowamu. Rehobowamu ntiyigeze ategeka Isiraheli yose iri uni. Niho habaye schism, habaye schisme, habayo gucikamo kabiri kwa Isiraheli, igice cy'amajyaruguru n'igice cy'amajyepfo. Mu gice cy'amajyaruguru gitwarwa n'umugabo witwaga Yerobowamu, apana Rehobowamu. Rehobowamu agumana igice cy'amajyepfo cyarimo Yuda. So umuryango wa Yuda wagumye mu majyepfo, hanyuma kapitale yawo umurwa mukuru witwa Yerusalemu. Amajyaruguru yari arimo Isiraheli, ya miryango yindi isigaye. Noneho hanyuma umurwa mukuru witwa Samariya. Igihe cyaje kugera ubwo abayuda mu majyepfo batemeraga bene wabo mu majyaruguru, ko bavugaga ngo bo bivanze n'andi mahanga. Noneho bituma babanena, bituma batabemera. Uvanyeho n'ibyo, mu gihe cyo gutwarwaho nk'abanyagano batwarwa muri Babuloni, igihe nimwiga muzasanga batweho b'i Babuloni ni bande, kuko n'inkike zasenyutse zari i Yerusalemu, turi kuvuga mu majyepfo. So igice kindi cya Isiraheli cyo ntibakemeraga burundu, ntibakemeraga ko cyo ari Abisiraheli, guhera ku ngoma y'umugabo witwaga Yerobowamu na Rehobowamu. Nicyo gituma nuziga Bibiliya uzasanga hari umuhanuzi mu majyepfo n'umuhanuzi mu majyaruguru, hari umwami mu majyepfo n'umwami mu majyaruguru. Bategekaga mu buryo buri parallel kandi bose bakomoka ku Bisiraheli kuri Aburahamu, ariko bacitsemo kabiri ku gihe cy'ingoma y'umuhungu wa Salomo. Kandi nawe yagize ubwenge buke, kubera ko ngo yabakubitishaga ibiboko, ngo yanze inama z'abakuru, ahitamo inama ngo z'abasore ngo bakuranye, ngo kuko baramwegera bamubwira bati ariko ku gihe cya so yatugiriye nabi, twagiye kuko igihe cya se yari umutunzi ukomeye cyane Salomo, ariko n'ubwo butunzi bwe ntabwo byari byoroheye. Bamwe bakoraga mu biromba aho bakuraga amabuye y'agaciro, ibiti bidasanzwe bamuzaniraga. So hari imirimo yabakoresheje ikomeye. Noneho baravuga bati ariko so yatugiriye yaratubabaje, uzihangane wowe woroshye. Ngo amaze abasore bakuranye ngo nibo bamugiriye inama bata ahubwo papa we yakubitishaga agahera, we kubita abantu uhane wivuye inyuma. Ngo yemera iyo nama. Ibyo bintu bituma Abisiraheli bararakara, kugeza igihe Yerobowamu wo yari umukozi, yari umusirikare kwa Salomo, aza nawe guhanurirwa n'umuhanuzi, bityo afata abumwami, afata igice kimwe cyose kirigumura. Ikibazo gikomeye nuko yubatse ikigirwamana, kuko icyahuzaga Abisiraheli rwari urusengero bajyaga gusengeramo hamwe. Noneho acamo yubaka ikigirwamana, kuko yavumbuye ko bajya gusenga iteka ishiro. Ubwo bajya gusenga ibi bintu birabahuza, reka nubaka ikigirwamana idani niho yacyubatse, maze ngo abantu bose bakajya baza kukiramya
bityo ntibaba bakimanuka basubira i Yerusalemu. Mbese nuko Isirayeli yagiye icikamo, bagenda batumvikana, hazaho gutwarwa nk'abanyagano. Yuda iratwarwa, Isirayeli yo haruguru yo yarivanze, mbese igihugu cyose kiba nk'aho gisigaye kidahari. Ndetse no mu kugaruka nabwo habayeho ibindi, kuko n'abari baragiye bamwe barivanze, n'abari barasigaye bake barivanga muri rusange. Ibyo bintu mbivugiye kukwereka ngo icyabaye tubona muri ibyo bice byabayeho byatumye haboneka amatsinda nyuma yaho y'abafarisayo bavuye muri i Babuloni. Ayo matsinda aravuga tugomba kongera tugasubira ku mategeko y'Imana tukayakomeraho, ndetse bongeraho n'andi atarakenewe ngo kugira ngo barusheho kuyubahiriza. Ibyo byose rero byabyaye abigise cyangwa bahindutse abigishwa ba Mose. Abo bigishwa ba Mose baraza bagera no mu gihe cyo Yesu yararimo, abitwa abafarisayo. Noneho inkuru nari mbabwiye y'uwo mugore w'umusamariya. Samariya rero kuko yari igice abayuda batemeraga, ko batekerezaga ko bivanze n'abandi nyamara bari bene wabo. Uwo mugore arambwira ati nsaba amazi buryo ki. Ubwo Yesu arambwiye ngo wamaye ku mazi yo kunywa. Arambwira nsaba amazi mu buryo ki. Kuri umuyuda nge nkaba umusamariyakazi duhurirayo, nyamara bari bamwe. Maze Yesu arambwira ati yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye. Ubwo impano y'Imana ni ndetse ni Yesu. Yavuze yaba waruzi impano y'Imana ko ndi hano nk'impano yabahawe, ko ndi hano apana nk'umuyuda. Si impagarariye abayuda, ndi hano nk'impano y'Imana. Yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye akagwa ku mazi y'ubugingo. Yesu mu kuvuga ibyo umugore aravuga atoke ati niba ari uko bimeze, imbere y'uko ari kabyemera uwo mugore aravuga se uruta sogokuruza Yakobo wafukuye iriba akanywa ku mazi yaryo we n'abana be n'amatungo ye. Ubwo icyo nicyo nashaka kubwira. Uburyo yavuze ngo wowe Yesu wumva uruta sogokuruza Yakobo. Urumva n'aba ba Samariya n'abayuda bose bumvaga Yakobo atagereranywa na Yesu. Can you imagine? Nawe bitekerezeho. Arikuvuga ngo mbese uruta Yakobo. Muri make ntabwo uri ku rwego rwa Yakobo sogokuruza w'igihangaje. Ntibari bazi ko na Yakobo ubwe yari ishusho ya Kristo. Oh my God. Oh my Jesus. Yari ishusho ya Kristo, ko bavutse ari babiri, Yesawu na Yakobo. Yesawu arepresenta iki? Isezerano rya mbere. Yakobo arepresenta isezerano rya kabiri. Niba ubishaka, Yakobo arepresenta ubuntu bw'Imana, Yesawu arepresenta amategeko. Yesawu arepresenta umubiri, Yakobo arepresenta umwuka. Nureba ibyababayeho byose, ibintu bitari bimukwiriye, siwe wari umwana w'imfura, siwe wari ubikwiriye, nyamara niwe wabibonye. Umugisha wamujeho kubera iki? Kandi akiri mu nda ya nyina nibwo ubuhanuzi bwabajeho. Muri ibi byose icyo ni gushaka kwereka yari ishusho ya Kristo mu rwego rwo kutwereka, kuduhishura ubuntu bw'Imana, kutwereka imbabazi zayo, kutwereka ineza yayo n'umutima wayo, utagendeye ku bwiza bw'abantu ahubwo ugendeye ku neza y'Imana. Iki kintu ntiyarakize, baracyageranya Yesu. Ndagira ngo wumve ikibazo kiri kubera hano kuri iyi nkuru yaho Yesu ahagaze ari kubwira abafarisayo. Bari kumubwira bati no, bati se wowe wumva uruta Mose? Mose yatubwiye ibi. Baracyagereranya, ni ikintu nashaka kwereka, baracyagereranya yuko Yesu aciriritse ugereranyije n'abahanuzi babo. Nyamara nta muhanuzi n'umwe wigeze yigeranya na Yesu. Bari bazi gukomera kwe, bavugaga uzaza, bashushanyaga uzaza, bashushanyaga ubaruta, bashushanyaga agakiza k'abantu, agakiza k'isi, agakiza ka Isirayeli, Yesu Kristo ubwe. Nicyo gituma nifuza kusobanukirwa neza ko Yesu Kristo atagereranywa. Noneho amagambo ari buvuge cyangwa agiye kuvuga, we kuyatekereza nk'uko abafarisayo babitekerezaga. Byabangije imyumvire yabo, yatumye batumva Yesu neza. Nawe utazisanga waraguye muri uwo mutego kubera kutekereza akagereranywa. Yesu ntagereranywa. Si nkuru dusomye
muri Matayo 19:1-8 batubwira uburyo Yesu Kristo yari avuye i Galilaya azi Yuda, maze ageze i Yuda aza kuba ari kuvugana nabo. Baratubwira ngo abantu benshi baramukurikira. Masome neza, Yesu arangije ayo magambo ava Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza ahari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? So abafarisayo baje kugerageza Yesu. Reka nongere mvuge ikintu. Iyo aba bari bazi uwo bavuganaga nawe ntibari gutinyuka kumugerageza, bari kwishimira impano y'agakiza ihagaze hagati muri bo, ariko baratinyukaga bakaza kumugerageza. Pawulo yaratwandikiye yandikira Abakorinto ba mbere, aravuga ngo iyo bamenya uyu mwami w'icyubahiro ntibajyaga kumubamba, niyo bamumenya gusa ntibari gutinyuka. It's amazing uburyo abantu amaso y'abahuma ntibabona agakiza kari hagati muri bo. Uyu ni Yesu, uyu niwe wavuzwe n'abahanuzi wa hano, ari ku gihe cy'abahagaze hagati muri bo, arabakiriza abana, arabakorera ibitangaza, but ntacyo ntibamubona. Ndagusengera ngo amaso yawe ahumuke, udahusha agakiza kakuziye, kaguhawe, impano yaguhawe y'ubuntu bw'Imana. Hari impano yaduhawe nk'inyokomuntu, benshi nitwayakiriye. Muzajya mubona benshi batakira ibyabahawe. Impano y'agakiza yaduhawe twe kuyirengagiza pe, twe kuyirengagiza. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yarabivuze mu gice cya mbere, ari kuvuga ngo mu gice cya kabiri cy'Abaheburayo ngo nicyo gituma mukwiye kwita ku byo mwumvishije, dukwiye kwita ku byo mwumvishije kugira ngo mudatemana mukabivamo. Mukwiye kwita ku byo mwumvishije. Hari ibintu bibahabwa. Reba, Yesu yaje nk'Imana y'agakiza kabo, ntibamwemeye, ntibamwakiriye. Yerusalemu yari kurimbuka iyo bamwumva. He was the answer. Yari umuganga uje kuvura abarwayi, ariko tekereza uri umuganga uje kuvura abarwayi, baranza bakakureba bakanga ubuvuzi bwawe kandi barembye. How can you be suffering uri gusufura, ntumeze neza, uje kugufasha nta n'ikindi agushakaho, ukanga akagufasha? Reka Yesu tumubone nk'impano yaduhawe. Yatanze umugani, yavuze umugani w'umusamariya mwiza benshi bazi. Uwo musamariya mwiza yarimo ashaka kwishura, yerekana ko we ameze nk'umusamariya mwiza waje agasanga umwana w'umuntu cyangwa umuntu ameze nka wa muntu wakubiswe aburaho gato ngo apfe, akamwomora, akamuvura, akamutwara mu bitaro, akamwita, akavuga mumuvure, mumwiteho, n'ibindi byose muzamutangaho nzabyishyura. What a love! Nta kindi abikorera, bikorera umutima w'ineza. Niyo wavuye igitekerezo cy'umusamariya mwiza, birepresent umutima mwiza, the kindness, urukundo, imbabazi, impuhwe. Yesu Kristo niko yaje kuvurira isi. Uzi uburyo Yesu anavura isi? Ni umutima w'ineza hagati y'urwango, ni umutima wo kugira neza udakeneye ko bakwishyura, ngo asogongeze isi ubundi buryohe, indi test, undi musogongera, ukundi gusogongera k'ubuzima. Kubera iki? Kuko isi yose yari yarabaye amategeko, mpanguhe, uranyishyura, bigenze gutya. Nta neza, nta mutima wo kugira neza kubw'ineza gusa. Warashize, warakamye, hari umwijima. But Jesus, Yesu, ari kwerekana ko you can do good, wagira neza kandi udakeneye ko bakwishyura. Uwo mutima ususurutsa isi, ukora ku yindi mitima. Mwumve, ineza ibyara ineza, urukundo rubyara urukundo, imbabazi zibyara imbabazi. Iyo ari ubugome bubyara ubugome, umujinya ubyara umujinya, kutababarira bibyara kutababarira, kubabarira, imbabazi zibyara imbabazi. Hagomba kubaho
uyu mucyo umurikiye abantu inyokomuntu ngo bave mu mwijima nabo batangire kugaragaraho umucyo, babyara urukundo, babyara imbabazi, babyara ineza, basusuritse isi, bayihumurize, bayibwire ko ineza ikiriho, imbabazi zikiriho. Yesu Kristo yabaye byose muri byose. Iyo shusho y'uwo mugabo wagize neza w'umusamariya mwiza yari itandukanye n'abafarisayo ndetse n'abatambyi bari baciyeho birengagije uwari ubabaye ngo bagiye muri service no gusenga. Nicyo gituma dukunda kugaruka kuri ibi. Abantu bakunda amateraniro, ni byiza ko tujya mu materaniro, hari gahunda, kuririmba, ariko se ibi bintu bikemuye iki? Is it affecting our world? Birasusurutsa isi yacu? Hari icyo bihinduye ku buzima bwabo? Niba abantu batari affected, badakorwaho n'urukundo ruturutse mu mitima yaba baviriwe n'umucyo w'urukundo, then ibindi byose biri kungura iki uretse imihango n'imigenzo gusa, ariko bidafasha isi. Haciyeho abagabo bari bagiye mu rusengero, ibi nibyo bibishya bizana ishusho mbi y'Imana ku bantu. Abantu bakayirejeta kuki ntibigeze bumva urukundo, ni amabwiriza n'amategeko n'imihango n'umujinya w'Imana ibafitiye. Nibareba nabi, nibatihana, nibadahindukira muri ubu buryo, nta nubwo baramuka. Umva, uri kubabwira gutyo nta n'igitekerezo bazi kuri iyo Mana. Uri kubapresentaho ko niba batihanye barapfuye. Wumve bihana iki se? Iyo Mana se baranayizi? Ese barayisobanuriwe? Umutima wayo warabahishuriwe nibabyemera? Paulo yaratubwiye ngo ibyari indamu yanjye, hari ibyo nari naragundiriye mbibona nk'indamu yanjye, ngo biza kumpindukira igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Muzi icyo ari kuvuga ngo maze guhishurirwa, nta nubwo Yesu yaramumurikiye umucyo wavuye mu ijuru. Ukubita Paulo hasi, yari umunyedini yumva ari gukorera Imana ariko atabizi. Ntabwo Imana ivuga ngo ndakwishe, no, yaramwihishuriye. Ngo abonye uwo mucyo nubwo bwiza, ahita ahumuka amaso, ahuma ku byo yabonaga, ahumuka ku by'Imana ibona. Atangira kubona ko ibyo yitaga ko ari iby'igiciro mu buzima bwe, kumbe bidafite agaciro. Amaze gusogongera ubwiza butagira akagero, aribwo kumenya Yesu. None wowe ujajinga ucira umuntu urubanza ataranamuyishurwa, ataranayishurwa Yesu. Umurimo wacu si ugucira abantu urubanza. Umurimo wacu ni uguhishura ineza y'Imana n'umutima w'Imana. Nta muntu udakorwaho n'urukundo, nta muntu n'umwe uresista urukundo. Ntago wampresentaho umujinya n'ubugome n'urubanza, narumva nuko ibintu bimeze, byaranananiye kuva hondi ngo umbwire ngo iyo Mana nzayemera. Nyeneye kumvunyiza, nyeneye umuganga umvura, nyeneye umuganga uvura unyumva utancira urubanza, nyeneye umuganga unkoraho akamvura ibikomere byanjye, akavura ukwangirika kwanjye, ukononekara kwanjye, akamvura brokenness yanjye, imvune nahuye nazo, kugirirwa nabi kwambayeho, ingaruka nagize zitanurutseho, isi ndimo nananiwe kwikuramo. Nyeneye umvura, si nyeneye umvuna, nyeneye umvura, si nyeneye uncira urubanza ngo kuko ndwaye, nyeneye umvura. Nicyo Yesu yazanye, nicyo Yesu yaziye, nicyo yazanye, ni nacyo yaziye, kutubera umuganga utuvura mu bumuntu bwacu bwose, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Aho biroroshye cyane ko umuntu yihana, ahindukira, kuko kwihana bivuze metanoya, guhindura uko wabibonaga. N'ubundi ntago nahindura uko nabibonaga, ntabonye unyereka ukundi kuntu nkwiye kubibona. Nicyo gituma atuvishiriza umucyo w'ineza ye, tugahita tuvuga so ni umugira neza, ni mwiza, ineza ye ngo ikaduherereza ku kwihana. Niba mwiga mu byanditswe byera mu Isezerano Rishya, tubwirwa ko ikintu cyonyine kituzana ku kwihana ngo ni ineza yayo. Si cy'Imana ikora, idukubitisha ineza yayo, tugasigara tutakihagazeho, ahubwo tugakubitwa hasi n'ineza yayo, tugapfukama, tukayiramya kuko ari nziza. Ngubwo buryo
Kristo akwiye guhishurwa mu gihe cyacu. Bitari ibyo ngibyo, n'uwari guhindukira kuko atabyumvishe neza, kuko wabimukubise mu buryo budasobanutse, azabyanga kurushaho, nurangiza urushaho kumucira urubanza kandi atumvishije, atanasobanukiwe niyo neza y'Imana. Ntari kuyumva, ari kumva Imana y'ingome, ari kumva umujinya wayo, ari kumva uburakari bwayo, ari kumva ubugome bwayo. Nibyo twa presence. Umugabo umwe w'umuhanga yaravuze ngo kubera muri west ubwo kuvuga mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu burasirazuba ni east west, mu burengerazuba, no kuva muri Amerika, Burayi, ahandi hose hameze gutyo, ngo uburyo ba presence, uburyo bagaragaje umusaraba mwari punitive, uburyo bagaragaje umusaraba, ndi mu rugendo ngenda mbibereka buhoro buhoro, byose muzabibona, byatumye atheism, ihakana ry'Imana, ryuririraho. Mbese wumve ngo the presentation of the cross, uburyo umusaraba wahishuwe, uburyo umurimo wa Yesu wahishuwe wagaragajwe nabi, niwo wateye atheism mu kinyejana cya 21 ngo kugwira cyane, abantu guhakana Imana cyane, ngo biterwa n'abayipresenta n'abayivuga. Icyo ni ikintu gitangaje. Na uwo nawe yarayihakanaga, ariko no igituma tuyihakana ni uburyo mwe mwatweretse ibyo by'umusaraba. Niba ari uko bimeze, ibyo bintu by'iyo Mana y'ingoma iteye ityo, twe turumva tutakorana nayo. Bakundwa, ntabwo ari uko bimeze. Again, iyo shusho y'umutima w'ineza, w'urukundo, imbabazi zikiza, restorative mercies, imbabazi zikiza, urukundo rukiza, restorative love, urukundo rukiza, rubohora, ruvura. Uzarebe uramutse uhuye n'umuganga w'umushiha agucagagura, kuvura naba gutuka kumereye nabi kandi ngo ari kukuvura, aho gukira uraremba kurushaho, uba wumva utifuza no kongera guhura nawe. Ariko uzahure n'umuganga ukubwira neza, komora gukira, uhita unakira, ukira no mu bitekerezo no mu bugingo, atarana gukiza ububizi kuri bukire. That is it. Ibyo bintu ni mubizi. Kristo Yesu, ineza irakiza, ineza irakiza, ineza irakiza. Twe guhumwa amaso n'isi ishaka kutwereka ko ineza nta kivuze, abantu bazayikandagira. No, ineza irakiza kandi nigenderaho, ikugarukaho. Nurubuto bubibye rukugarukaho. Niko universe ikora. Universe ikora ibintu birenze ubwo abantu babizi. Ntabwo isi ikora kukubizi. Isi nakora ibyo utazi. Isi ikomeza gukora niyo waba utazi, ubwo nicyo ndi kuvuga. Imvura iragwa, izuba rirava, ntabwo ryishingiye ngo kukubizi cyangwa utabizi, kuko warisengeye cyangwa utarisengeye. Things keeps on working. Ni wowe acknowledginga gusa ukamenya, so bino bintu birakora, wabizi utabizi. Singingo ndi kwerekana the universe works. So hari ibintu bikugarukaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, neza nigenda gutyo gusa. Kandi ntabwo wabiba ubugome ngo usarure neza. Bakundwa, reka turebe nicyo cyihariye kuri uyu Yesu yazaniye isi. Yayizaniye touch, ugukorwaho ngo kurestora ubumuntu n'ubuzima bw'abantu bwose. Abafarisayo ngo batangira kumugerageza. Umugerageza byonyine n'iki gitekerezo kumugerageza ni ikibazo gikomeye. So ngo bamwegera bamugerageza, ngo baramubwira bati, amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Ibi bintu nibabikoranye umutima mwiza. Wumve, abo ni abafarisayo n'umutima mwiza ntawo. Ubwo kandi ngo bashaka abayoboke. Nese ni gute twayoboka umwijima? Ni gute twajya mu muriro tuwubona? Nta mutima mwiza ufite, ni ukugerageza gusa. Bageragezaga Yesu w'umugwaneza. Twasomye aratubwira ngo abafarisayo bazahari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? So baje muri uwo mwuka wo kumugerageza. Ese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose?
Oh my God. Nawe arabasubiza ati nimwari mwasoma yuko yaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe kuko icyo Imana yateranije hamwe n'umuntu nta muntu hamwe umuntu nta kagitandukanye. Reka manze nsobanura ibingibi kuko nabwo n'ubwira na n'uyu munsi ntibisobanura ntago abantu babyumva. Nibumva icyo Yesu yavugaga, nibumva ko adusubije muri mwibuke agakiza n'iki ni ukuvura umuntu ukamusubiza muri etat normal, ukamusubiza mu buzima bwe buzima. Noneho ahise abasubiza inyuma mbere y'uko umuntu agwa. Si ni nko kuba arabafasha batwaye mbere y'uko Adamu akora icyaha. Arabwira ati se nimwibuka ku intego y'Imana yafashe umugabo n'umugore yarangiza ikavuga ngo ababara babiri babaye umwe. Ubwo ari kubanza kwataka igitekerezo cya divorce cyo gutandukana. Ari kubabwira no, niba munabitekereza muri ubu buryo mubaze mu byumve abara babiri babaye umubiri umwe. Ubwo nuvuga ngo amategeko avuga ngo umuntu asenda umugore we ko ndaza kubabwira icyo bavugaho kuko na n'ubu baracyabikora muri East. Ubwo barimo bavuga bo batekerezaga muri dualism, umugabo n'umugore. N'uyu munsi niyo mpamvu byinshi byangiritse. Nago bumvishije igitekerezo Imana avuga ngo bombi babo umubiri umwe. Ngaho wumve Imana Paulo abishura mu Befeso yaratubwiye ngo aratubwira ngo nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo arawukuyakuya akawugaburira. Nguko niko Kristo abigirira itorero. Avuga ngo ibyo byose yavugaga bwari ubwiru bwa Kristo n'itorero. Ikintu gitangaje ni cyari kuvuga ngo nta muntu wakwanga umubiri we yatangiye hejuru ari kwerekana ubumwe buba hagati y'umugabo n'umugore mu maso y'Imana, apana mu maso y'abantu. Ko abantu iyo wangiritse mu mirebere yawe ibintu byose bireba nabi. Simple nuko bikoze, logique nuko iyo wangiritse mu mitekerereze yawe ibintu byose bireba nabi. Iyo tubaye restore tubanze niyo mpamvu abantu bakeneye kubanza kuvurwa, kuko iyo uvuga subira muri etat normal. Reka mbereke, wari wabona iyo umuntu yagize ushobora kugira ikibazo kiri mental akagira ikibazo cy'ihungabana. Iyo agize igihe cy'ihungabana ashobora gutangira kuvuga ibintu biterekeranye cyangwa bidahuye cyangwa akavuga ndareba ibintu nk'ibyo. Iyo abaye restaurant agasubira muri etat ye iri normal mu mwanya we w'ukuri, none ibintu abibona neza. Cyagihe ibyo yavugaga byose ntabwo byari byiza, ntabwo byari mu murongo mwiza kuko ntiyarameze neza. Naho nicyo ndi gushaka kwereka, ni gute nibi bintu by'ubumana byo yenstoye umugabo n'umugore twabireba neza tunarwaye. Igihe cyose turwaye tuzabireba nabi, ariko nituba restore kwanza tugasubizwa mu mwanya nyawo tuzabibona neza uko Imana ibibona. So Yesu abatwaye mbere yuko umuntu yangireka. Aravuga no, mutekereze igitekerezo cy'Imana se gushyiraho umugabo n'umugore cyari iki? Cyari uko yashaka kwerekana kababiri babumwe. By the way, byari ubwira ubwe kerekana umuntu n'Imana bazabumwe, kuko umugore represent itorero umuntu, hanyuma umugabo akarepresenta Kristo Imana. So ubwo hazabaho ubwiyunge bw'umwe bw'umuntu n'Imana ku buryo bahinduka umwe, ngiye na Kristo tubumwe ku buryo natandukanizo rihari. None aravuga ati ntushobora rero gusenda umugore we muri iyo sanse. Ndagira ngo banze ubyumve muri icyo gitekerezo. Ntabwo bishoboka ko mwabaye umubiri umwe keretse uvuze ngo ugiye kwirukana umubiri wawe. Nese ubu umubiri wawe wawirukana uti? Ukuboko kwawe waguca ugasigara wuzuye. Uri kumva iyo sanse byonyine ari kwerekana ngo icyo gitekerezo no kuba mugifite n'ukwangirika kwanyu kwaje. Naho kuko turi kudiringa rero n'abantu benshi bangiritse, n'imikorere bikangirika, n'imibanire ikangirika, n'ibikorwa ibintu byinshi bikangirika. Ibyo nabyo umuntu adiringa nabyo abikemura mu buryo bukwiriye ukurikije ikirere birimo n'ubwenge Imana itanga. So icyo rero dukeneye kumva aha, originally wari gushyiraho igitekerezo kivuga ngo ari gutekereza umugabo n'umugore kubumwe, right? Ariko iyi si yo nego yanjye ni ukugira ngo wumve
aho ibi bintu biganisha, kuko baje bamubaza bati mbese amategeko yemera ko umugabo asenda umugore we, nese kuki umugabo ari usenda umugore? Byonyine wumve icyo kibazo, niyo mpamvu cyari gifite ikibazo ubwacyo. Icyo ni ikibazo, kuki umugabo asenda umugore we. Yesu mu kubyumva baratangaye cyane. Nibwo burya atangiye kubasobanurira ati originally bigitangira umugabo n'umugore bose bagomba kuba umubiri umwe. Babaye umubiri umwe ntiyamusenda, kuko icyo byaba bivuze ngo wiciyemo nka kabiri, kugira ngo mbese ntibigishoboka, mbese biri impossible. Nicyo gituma avuga ngo ngo icyo Imana iteranyije ntihakagire ugitandukanya. Kandi ibyo byaba bisaka nko kuvuga ngo niba umugabo n'umugore batandukanye, ubwo ushatse kuvuga ko Kristo n'itorero batandukanye. Mu gihe we azi ko igihe itorero ryabaye umwe na Kristo is once and for all. Again ndavuze ngo ariko iyo bije ko abantu benshi bangiritse, babyumva nabi, batekereza nabi, bataravurwa, ari abarwayi bashatse abarwayi, icyo gihe ikibazo kiba approached nyine nk'umuntu uri kuvura umurwayi wasanze umurwayi. So ukareba uko byakemuka mu buryo bwiza, hatabaho kugirana nabi. So ingingo ikomeye hano siyo nerekanaga, ahubwo icyo nerekana ni iki gitekerezo bari bafite cyo gusenda umugore. Now Yesu avuze ibyo, amaze kubabwira uburyo bose ari umwe, baramubwira batoke, baramusubiza bati niba ari uko, niba ibyo uvuze ari ukuri, niki noneho cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Niki cyatumye baramusubiza bati niba ari uko, niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Si iki kintu gisobanuye iki kivuga ngo guha umugore urwandiko rumusenda kugira ngo abone uko yamwirukana? Ibi bintu biratangaje. Ibi byabagaho ku gihe cya Mose. Byagendaga gute? Again nkuko navuze, n'ubu birakorwa. Umugabo, ubu byumve, kandi byasabaga umugabo wenyine. Aha rero naho hari ikibazo cyane. Turamutse tugendeye ku by'agakiza tukareba na culture n'umuco wa Kiyahudi no muri iyo mitekerereze, aho hazi ikibazo cy'abagabo n'abagore no gusumbana kuri aho ngaho Imana itashyizeho, muzahita muvumbura ko turamutse tubitekereje gutyo iteka bizateza ikibazo mu mikorere yacu ya buri munsi, kuko tuzakomeza kubireba nabi uko babirebaga mu gihe bitari igitekerezo cy'Imana yo siko yabibonaga. Kuko mu isezerano ry'ishyira tubwira ngo nta mugabo nta mugore, nta w'umudendezo nta mbata, ngo ko bose ari icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ibi bintu ni ibintu bitangaje. Imibiri bambaye ni ku bwa fonction zo mu isi, ariko mu by'ukuri niba ari imyuka ifite ubugingo ituye mu mubiri, then mu buryo bw'umwuka bose ni umwe kandi bakomoka kuri umwe. Kubw'ibyo nta busumbane bwari bukwiye kuba buhari, ahubwo hari kwiye gusobanukirwa amarore gusa, inshingano. Kuko nigeze mbivuga ndi kwerekana, iyo umuntu ari umuyobozi, urugero, iyo umuntu ari umuyobozi, reka nifatire setting ya famiye. Iyo umuntu ari chef de famille muri famiye, mu muryango, ari we uyoboye uwo muryango cyangwa umukuru mu muryango, ntibimugira umunyamuryango, umwana wo muri uwo muryango kurusha abandi. Itandukanizo rihari ni inshingano afite. Inshingano afite nizo kandi gufasha iterambere ry'uwo muryango. Ntabwo bimugira umwana no kumuha amaraso akabije ubwiza atangaje kurusha abandi bo muri uwo muryango. Ni kimwe no mu buyobozi busanzwe. Iri umuyobozi ari hose, ikintu ufite ni ukuba ufite inshingano. Izo nshingano ntabwo zikugira umunyamuryango cyangwa umwenegihugu cyane kurusha abandi, ahubwo bivuze ngo ufite inshingano zo kubafasha muri office, mu biro byari byo byose waba urimo ukoreramo. Ibyo nibiguha umwihariko, nibikugira uwo mwenegihugu cyane kurusha abandi, kuko bucura wo mu muryango n'imfura yo mu muryango. Ntabwo imfura ari umunyamuryango cyane muri uwo muryango ku buryo bucura atari umunyamuryango muri uwo muryango, no, ahubwo imfura ifite inshingano zo gufasha na bucura. So nubyumva gutyo uzasanga byoroshye,
kuko abantu baba bashaka gushyiraho inzego zo gukandagirana no kuratana ngo tubaramye abandi batukandagire. Ntabwo ari uko bikwiye gukora. Inshingano ni responsibility. Umuyobozi wese akwiye gutekereza mu buryo bwa responsibility bw'inshingano, tukabimwubahira, tukamufasha, tukamushyigikira kugira ngo izo nshingano zikorwe neza, ariko nawe akumva icyo gitekerezo cy'inshingano. Muri uyu murongo baratubwira ngo Yesu Mose ubwo barabaza bati niba ari uko n'iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana. So uko byagendaga nuko bafataga urwandiko, umuntu yafataga urwandiko, umuntu yandikaga urwandiko, umugabo akajya ku mutambyi cyangwa wari umuyobozi wari we wese. Ubu ngubu ni nko ku murabayi gutyo muri Judaism. Noneho agafata urwo rwandiko akagenda akandika, akavuga yuko adashaka umugore we, nyina amusenze, adashaka umugore we. Noneho uwo muyobozi w'idini, uwo muyobozi we yagiye kureba akabyemeza, akabihamya. Yamara kubihamya, urwo rwandiko rukaza rugahabwa umugore, cyangwa amakuru akaza akagera ku mugore yuko noneho hari urwandiko rwasohotse yuko yasenzwe. Mwumva ikibazo cyari muri urwo rwandiko. Ikibazo cyari muri urwo rwandiko ni iki? Urwo rwandiko rwavugaga ngo umugore wasenzwe abaye umuntu wigeze gushaka ariko aba divorced. Ubwo muri makeya we ari divorced. Umugabo watanze urwo rwandiko bikavuga ngo we nta stat afite, ntiyigeze aba divorce, ntiyigeze ashaka, araho we nta kibazo afite. So byashyiraga ikibazo ku mugore, bigashyira umugabo muri position nziza. Iki rero nicyo cyari igitekerezo. Yesu arabyumva, aravuga ibi biri terrible, ibi bintu biratangaje. Ibyo rero nibyo babwiraga Yesu ngo kuki Mose yashyizemo, yategetse ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana. Nuko nguko babikoraga, n'uyu munsi baracyabikora. Ariko ndagira ngo wumve Yesu arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu nangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze gutyo. In other words, ibyo bintu Mose yarabibemereye, ntabwo ari itegeko yakuye ku Mana. Ibyavaga ku Mana byari uko mubana, ariko ibyo yabitewe n'imitima yanyu. Bya bintu navuze ngo ukuntu abantu bagorana kubera ko bangiritse mu myumvire yabo, ashakisha uburyo yabafasha ubwabo hagati yabo. Ndagira ngo wumve iki gikomeye. Aravuze ngo Mose yabemereye ibyo. Ndagira ngo mbibutse, byari mu bubasha bw'umuhanuzi, prologue, byari mu bushobozi bw'umuhanuzi kuba yakongeraho icyagira umumaro abo yabwiraga. Hano muri kesi ya Mose byari mu bubasha bwe, byari mu bushobozi bwe kuba yareba ikibazo gihari akaba yakongeraho, akareba amabwiriza ibyo yashyiraho bifasha iyo sosiyete. Byari mu bubasha bwe. Ariko icyo nshaka kukwereka ni iki, nuko Yesu atubwiye ngo ibyo bintu Mose yabyongeyeho, yabishyizeho kubera imitima yanyu inangiye. Mu yandi magambo, mwaramugoye, ashyiraho ayo mabwiriza, ariko originally kuva mwitangira mbere yuko mwangirika siko byari bikwiye kugenda. Ndagira ngo soreza hamvuga ngo ibi bitambo, kuko ari byo tuzarushaho kwinjiramo imbere, ibintu byinshi byakozwe atari uko Imana yabishakaga, ahubwo kubera imyumvire no kugorana kw'abantu. Ibintu bitangira gukorwa ariko bitari mu mutima w'igitekerezo nyamukuru cy'Imana, cy'icyo yashakaga ko babona. Kubw'ibyo ndagira ngo umenye iki, ni ukuri rwose Imana ibyo yari ifite mu mutima wayo mbere, ugereranyije n'ibyo abafarisayo bari gukora. Aravuga ngo ubigereranyije mwe ntimuzi ko Mose yabyongeyeho kubw'imitima yanyu yagoranye. So mu gihe kiri imbere nzarushaho kwerekana none uko byagenze, ko Mose yabyongeyeho kubw'imitima yabigoye, ariko atari cyo gitekerezo cy'Imana mbere. Si ibitambo byavuye he, byaba byarongewemo kubw'imitima y'abantu igoye, ariko atari Imana ibifite mu mutima, mu bitekerezo byayo. Tuzabibona kurushaho. Reka dushime Imana
kubw'umutima wayo n'ineza yayo iduhundagazaho amanywa n'ijoro. Data ushimwe cyane ku bwa Kristo Yesu. Ubuntu bwawe ni bwinshi kuri twebwe n'imbabazi zawe ntizirondoreka. Nsengeye buri wese ngo ahishurirwe kandi ahumuke, yakira urukundo rwawe rurestora rukiza, ngo avurwe wese imbere n'inyuma, ngo yuzure kugera kuzura k'ubumana. Nsengeye mwama b'iki gihe bose, abanyumva batubona bose, mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi zawe zibasakareho, n'ikime cy'ubuntu bwawe kibatondeho, ngo ineza yawe iheshurwe mu buzima bwabo, bazurwe babe bashya babe bazima mu murimo wawe wakoze ukawutangiza ukawusohoza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.